Inyabugogo mu mujyi wa Kigali mu kigo gitegerwamo amamodoka ajya mu gihugu mu bice bitandukanye muri bihe isi yose yitegura kwizihiza umwaka mushya w'2023 natwe ijwi rya Amerika turahababereye gusa mu Rwanda biragaragara ko byabaye umuco ari abato ari abakuru baravuga ko byanze bikunze bagomba kwizihiza umunsi mukuru bari mu miryango yabo. Reka dukomeze tubakurikiranire nubwo ibibazo byo kubona imodoka zibatwara bikomeje kuba iyanga, imodoka zabaye iyanga, ariko ababishinzwe barizeza aba bagenzi bose ko nta numwe uri burare muri iyi gare ariko tukabibutsa ko ubusanzwe mu minsi mikuru bakunda kuraramo. N'ubu hari abantu bagiye batubwira ko baraye hano kuva saa 10 na n'ubu ngubu batarabona imodoka. Nuko bitega amaso. Mwitwa bande, mwerekeje he? Ngiye Rusizi. Witwa nde? Yvonne. Ufite icyizere cyo kugera Rusizi? Nta cyizere mfite, nageze hano saa 12 ngeze zisa ntarabona imodoka. Hari kugenda umuntu nyine ufite 11,000. Nutabona tike biragenda bite? Ndasubirayo nyine. Nukubera iki mugiye mu miryango yanyu? Batugiye gusura ababyeyi. No kwizihiza iminsi mikuru? Kubera iki muhitamo kuyizihiriza mu miryango? Kuko tuba tumaze iminsi. Gute? Ubu ndeba nta kibazo. Tuba tumaze iminsi nyine tutajya mu rugo. Urakoze? Mugire umwaka mushya? Yego nawe. Wewe werekeze he mama? Kujya kureba umurwayi kuri Ngoma nabuze imodoka. Ongera ijwi. Kujya kureba umurwayi Wari ugiye hehe? kuri Ngoma. Muri Ngoma? Kuri Ngoma. Wowe ntabwo ugiye kwizihiza iminsi mikuru se? Kujya kureba umurwayi uri mu bitaro. Bose uragerayo? Imbizi. Urifuza ko byagenda bite? Mani ngira neza ikampa imodoka nagerayo. Ngomwe iki? Mani ngira neza ikampa imodoka nagerayo. Urakoze?